Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikirana gatano kuri gatano nizire ko meze neza nawe utameze neza imore nubwo ni umunsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza ndagushimira wowe wakoze subscribe wowe ukora like wowe ukora share ndetse comment ibyo byose turabibashimira cyane kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Nkuko mubizi rero turi kurebera hamwe imico iranga abagore hagendewe ku mezi bavutsemo. Twabanje kurebera hamwe abagore bavutse mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Niba utararebye video jya munsi urayibona yamaze kugeraho kera. Dukurikiza abagore bavutse mu kwezi kwa kane, ukwa gatanu ndetse no kwa gatandatu. Niba utarabirebye nabwo ntucikanywe video irahari ugenda uyirebe. Turongera tunareba abagore bavutse mu kwezi kwa karindwi, ukwa munani ndetse no kwa cyenda. Niba utarirebye nayo genda ujye kuyireba. Uyu munsi rero ubwo tugiye kurebera hamwe abagore bavutse mu kwezi kwa 10, ukwa 11 ndetse no kwezi kwa 12. Tugiye kurebera hamwe imico ibaranga. Tugiye guhera ku bagore bavutse mu kwa 10. Aba bagore bagira kamere nziza ku buryo butangaje. Bababazwa n'ibibazo by'abandi, bakunda kurira ariko biherereye. N'abanyesuku kandi n'abahanga. Ntibashyikirana na buri wese, bahitamo gushyikirana n'abandi babona yuko bahuje kamere. Abenshi muri abagore bagenzi babo barabanga kuko bihagararaho muri byose, yaba mu myitwarire ndetse no mu mibereho. Aba ni abagore bavutse mu kwezi kwa 10, ngo ni abagore bagira kamere nziza ku buryo butangaje. Kandi wumve yuko ari abagore bababazwa n'ibibazo by'abandi, yewe ngo niyo bari kurira baririra hiherereye ku buryo utamenya yuko barize. Ngo ni abahanga kandi ntabwo bashyikirana na buri wese. Wumve yuko aba bagore ngo abantu bakunda kugira ngo barirata cyangwa se bariyemera kubera yuko bakunda kwihagararaho kandi no kwimenyera ibibazo byabo. Niba waravutse muri uku kwezi kwa 10 rero ubitubwire muri comment, hanyuma utubwire n'icyo wasanze gihuye nawe neza. Abavutse mu kwezi kwa 11 rero aba bagore bareba kure cyane ku buryo bigorana kubabeshya. Iyo babeshye bakagutahura muhita mutandukana, ubu utazongera guhuza. Kubana nabo ni ukwitegura kuzajya uhora wumva ukuri kurimo nta kuryarya na guke. Iyo batanze igitekerezo ku ngingo runaka babanza kunenga ibitekerezo byabanje kubera ukuri kubuzuye. Aba ni abagore bavutse mu kwezi kwa 11. Ni abagore bareba kure cyane, yewe biragoye kuba wababeshya. Kandi iyo babeshye bakakuvumbura mubashyitsi yanjye ngo bihita birangira kuba mwakongera guhuza cyangwa se ngo bakwizere. Yewe ngo kubana nabo ni ukwitegura kuzajya uhora wumva ukuri kuri mu bintu bavuga cyangwa se ibintu byose. Kandi ngo niba bagiye gutanga ibitekerezo, niba abantu babanza kunenga, bamara kunenga bakabona gutanga ibitekerezo byabo. Aba ni abagore bavutse mu kwezi kwa 11. Abagore bavutse mu kwezi kwa 12, aba bagore ntibazi kwihangana. Cyakora bagira amahirwe menshi mu buzima. Ayo mahirwe abashoboza kuva mu bibazo bitandukanye bagenda bahura nabyo mu buzima. Bigiramo impano yo guhumiriza bababaye kuko bafite umutima wagutse. Barakomereka kenshi mu buzima ariko amahirwe bagira birangirira aho ngaho bikomeye, bigahita byomoka vuba, bakomora ibindi bishira. Abo ni abagore bavutse mu kwezi kwa 12. Ngo ni abagore mbese ngo ntibazi kwihangana, cyakora ngo bagira amahirwe menshi mu buzima. Ayo mahirwe ngo abashoboza kuva mu bibazo bitandukanye baba barimo, kandi barakomereka cyane ariko ibyo bikomere byabo ngo byomoka vuba. Abo ni abagore rero bavutse mu kwezi kwa 12.
twari turi kurebera hamwe abagore bavutse mu kwezi kwa 10, ukwa 11 ndetse n'ukwa 12. Ese muri aya mezi uko ari 3 wavutse mu kuhe kwezi? Twandikire muri comment, nurangiza unasangiza inshuti zawe uzizavutse muri aya mezi uko ari 3, hanyuma nabo biyumvire kandi banasuzume barebe niba koko iby'ubushakashatsi bwagaragaje bihuye n'imico yabo. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabashimiye cyane. Mwibutsa gukora like, share and comment, wowe utarakora subscribe kandi kuri subscribe. Ciao ciao.